Genesi urakubita abantu bose imihanda y'u Rwanda hanze y'u Rwanda gitafu we ntabwo ufite ngiye baranshyinguye kera ubu uba yakabaretse video gitafu mubwire nanjye gitafu wowe nagira umuntu gukanga ngo ngiye gufara abantu baragukunda ngiye abantu bagukunda ni Imana yagwaye gikuze ko nzapfa nzarama ari cyo twaje tuvuga cyangwa twita inshuti abo tuba dusangira turi hafi tukara abana beza bakagira gutya basika kanu kawe bakamena amasupaguru izo nshuti zirinde abo wita inshuti biri yewe inzoga nago njya mayoga yigorate akamwa ubundi ejo bundi umunambwa ati Jita ko mbona uri umuririmbyi ko mbona imihanda yatwitse ngaho Genesi irahiye ubu tuvugana ubu Genesi barayijimishije nisa nirazima urumva arambwa ati kubera Jita arambwa ati abana b'abakobwa barimo guta amashuri ndavana ariko nibata amashuri ahubwo bige neza abana b'iminje bakomerera abanye urubyiruko iki byose iminje gusa ahubwo n'abana vango ta avuga ati tafu nyina yiga kuvuga pa akashyiramo na tafu urumva ni ukuvanga ibyo byose rero niba Imana ubundi bavuga ngo niba uri mu butware bw'Imana ni umuntu wese usenga Imana ntacyo ashobora kuba ngiye baranyica se barakoremye yigora bashize ku isi bareke nikure niyigira amafaranga ibyo kumwa ngo Jitafu azapfa nago nzapfa nzarama necyo bundi nawe babwiye ngiye nago ndi umukandida wo gupfa ngewe aravuga ngo uzakira kugura n'imodoka ngewe ntago nzapfa nzarama ibyo nabo batangiye kujya kunshingura bakajya bajya kunshingura ndi muzima ibyo ngibyo ntabwo reka tubasengere akica tubasengere abana twivuje ngibyo tubasengere yego tubasengere Nyagasa numwe Imana imwe ari nayo rukundo Nyagasa numwe Imana imwe ari nayo rukundo Mana ujyane neza Mana ugira urukundo mbere na mbere Mana ugira indabastari muri iminsi harimo amarozi barimo baraturoga tugapfa ijoro n'amanywa Mana uturinde tugire neza aya marozi makuraga abastari ndayahambirira kuzimu ndayatwikisha ikibiriti ndatwikisha umuriro ndayatwikisha amazi ndatwikisha akagaze oya buratse gato mbaraburi ni ukuvuga ngo rero ibyo byose biva mu izina rya Yesu ijambo ry'Imana rirambwira ngo nago tuzapfa ahubwo tuzarama mu gihe wizeye ko ugiye gupfa urapfa bakagushyingura Jitafu mu bapfa nago ndimo abashaka kunshingura ndi muzima abose ndabiyamye ndi muzima ntago ntacyo tugomba kuba ijambo ry'Imana avuga ngo abizire muri Yesu ntacyo bazaba nanjye ndi muri Yesu yitwa Jesus nanjye nitwa Jitafu ntago nshobora gupfa nge nzarama intumbero yawe noneho muri karere yawe winjiyemo no mu iterambere urimo kugeraho ni ikihe kintu wumva Imana ibigufashijemo kandi nanone cyabigufashamo niye yawe heza intumbero yawe iri imbere wifuza kugera kurenza aho wavuye aho ugeze kubona kwanga imbere ni heza imbere yawe heza wifuza ubifashe no witeka ni hehe imbere hanjye heza nifuza no kugira iterambere nkagira inzu nziza nk'abandi nkagira akamodoka kazakanzana mu biganiro nkagira inzu nk'abandirandirode nkavanye nganje ngomanya mvuye ndashaka amafaranga y'inzu urumva nanjye nkabarandirode ni ukuvuga ngo nanjye ndifuza nyine kugafata nk'abandi bana gri po ibyo wifuza niko nifumbye kijyanye n'umugore n'abana ibyo umugore n'abana byo nubimbaze ntago kamwanya ibyo bintu ntago ndi muri gahunda yo gushaka abagore n'abana kuko umuntu igihe cyose iyo ni ukuvuga ngo by'abagore n'abana bizaza nyuma kuko rabizi ko nifite umugore wanjye Miss wanjye arahari tugomba gutwara ibintu gake twe tuzakora ubukwe busobanutse ubukwe bwanjye na Miss wanjye buzazamo abanyamerika buzazamo abaministiri buzazamo ba mutwara sibo buzazamo buzazamo ibikomangoma gusa ni ukuvuga ubukwe bwanjye hazaba harimo ba Potine hazaba harimo ba Juje Kabushe niba ba Juje Kabushe hazaba harimo abantu barenze ba Trump bariya yewe azayewe president wacu Paul Kagame azabutaha ubukwe bwa fuga kinywa uvuze nde nyakubahwa yaravuze ngo ubukwe ya Paul Kagame buzatabize n'abantu b'ibyamamare tongere kuvugira iryo zina nabivuga hano se ari muri Kongo bivuga ngo president uzo ari muri Kongo kandi avuze Paul Kagame no president Afrika Paul Kagame yego umusara aravuga buri wese azaza tukomeze sibyo nibyo n'abandi bahejwe mu mateka uzabuzamo uyu yakamwana barimo kubugutana umusitari baramuvuga umusitari igihe cyose umusitari aravuga yakoze byiza ibyiza byose
tuzayivugira hariya mu birere hariya muri Kongo. Tujya kuvugira mu cyumba se. Tuzageza kwa banuza. Yego tujya kuvuga ngo ibyiza biravugwa kandi papa wacu arakora isi yose irabizi. Urumva? Rero ni ukuvuga ngo rebo ubwo bukwe bwacu buzaba winyihutisha umbwa ngo ndongore ngo shyire mu makwe ntabwo ibyo by'amakwe birategurwa nzarongora nanako ibyo kuvuga ngo twakoze za Dovuruse ngiye nzarongora ndongoye apana kurongora ejo ukabivamo. Imana izakubakika izaguhe hungura izaba ari natwe nawe izaguha umugore n'abana. Mfite impanga enye. My God nanjye nzabyara impanga 15. None se gitabo twigana ku bindi komedi yawe n'umuziki bihuza ute? Komedi n'umuziki ni uko bangiye naje nk'umukomitiye none mu minsi imbere nabwo ngiye kuzongera gutungurana bajye ko nabona ngiye mu muziki. Ni ukuvuga ngo ngiye ubundi ni impano ufite iyo mpano zombi urumva nzambifatanya uyu munsi niba nagiye muri komedi ngiye mu muziki niba nagiye mu muziki ngiye muri komedi bigende neza. Ari abagenzi bawe mwabanyeho mu bihe bigiye bitandukanye bitari byiza aka kanya ushobora kugafata ukabibagirwa babana bo mu Gitega babana mu cyahafi babana abanyabugogo cyo nabo mwarjyanye ishene kanya bari hanze kabibagirwa wababwira icyo mwe bashobora kuba ati gitafara gafacara twibagiwe koko se icyo gitekerezo bafite kuri wowe nicyo cyangwa nago wabibagiwe uracyari kumwe nabo mwarose bagura kana kuko kuri bank ndiza ko byamaje gukunda utaneza abaje bakaza kumfumurira ntacyo bagutwara utaneza abajura bro ni duce twiza ni ukuvuga ngo icyo nabwira abapeti twavuze turi imihanda bagerageza gukora umupeti twari turi kumwe Madrid yajyaga kumbwira ambwira ati jita ngiye nzakira akajya gukunda gukora vuga ati nzakira yaraje umupeti baragafashe nanjye najyaga nkunda kubwira umujama bitaga Meshake najya mwene Meshake we nzakugira umukozi wanjye urumva mwana nanjye nzagafata na Nyamabondo yarabimbwiye ibyo bintu iteke wihatiye ubukire uhinduka miliyoneri niba nawe uri imihanda jya ugenda uvuga ati mana nubwo ndi imihanda ejo nzagafata niba uri umumotari uvuga ati nubwo ndi motari ejo nzatwara indege ejo niba utwaye indege uvuga ati ntabwo umutwangiye zatwara moto urumva iyo wavuye kuri moto uvuyeho nyine ni ukuvanga ibyo ukora byose ujye uhora ufite intego kandi arantu twize kujya gusenga umupasitori umwe aratubwira ati ubuzima budafite intego ntacyo baba bumaze jya muri uvuga ufite intego uvuga ati mana nubwo ndi imihanda ejo nzava imihanda nubwo ndi umukobwa ejo nzashaka umugabo nubwo ndi umuhungu ejo nzashaka umugore nubwo ndi umusaza ejo nzaba umusore nubwo ni ndanzava mu buraya nubwo ndi umukecuru ejo nzaba inkumi bishoboka ko umuntu afite imyaka 50 ejo akahita agira imyaka 18 yego na jita fusi nyankura mura ku myaka 18 n'igihingo nibyo 18 yanjye ngiye ngihoraho ku myaka yanjye 18 urumva ndi umupeti muto cyane uruhinja bro ni ukuvango rero nawe ugigira ikize niba ngiye imyaka yanjye ndi ku myaka yanjye 18 ikize kikwereka ko ndi mu rubyiruko nago ngiye navuye mu rubyiruko muri we atura ibyishimo atura amahoro atura bahamagara imvura hari umusaza bitaga papari yajyaga akunda kumbwa ati jita fu hamagara amafaranga iyo yakunze naragukunda higa reka kujya kwiba we wagisambo we va mu busambo va mu buraya va muri ibyo ngibyo higa kora nyaka nizo kuvanga wanatubura ariko gutubura nago ari byo nago ari ikintu twashishikariza abantu ni ukuvanga icyo usabwa rero we muri wowe unzi neza ko muri we harimo byose harimo ubushobozi harimo no kurekura muri we ni ukuvanga nutangira kandi ibintu byose bipfira mu mutwe bro yego cyambere ni mu mutwe byose ni mu mutwe byose ni mu mutwe byose ni mu mutwe byose ni mu mutwe nibyo koko byose ni mu mutwe utabuze mu mutwe byose wabitaye tukajya kwa mutwe tugiye kugura imitwe y'agahene sinzi ni birebire cyane byose ni mu mutwe wakintu Satani kanyoko uzatugenda ugeze ryari mabye yaso chitafuwe wa musenzi reka nkuruze Satani we ukuvango niko kuvanga imihanda nawe yaje twicira muri Satani ubu agiye gutwicira muri Satani agenda ayitwika nese chitafuwe kumubwira ko n'umutinganyi uyu nguyu ni umutinganyi urya nguryama n'abahuza bisina ariko ibintu by'ubutinganyi ntago mbikunda ariko reka reka nkubwize ukuri nigeze ngusaba akabuno ibyo ngibyo gose oya nigeze ngutinga oya mbwiza ukuri umbwira ati kabisi nagusabye reba modu twe turimo oya iyo modu nayumvise barimo kubarapira turetse gato ariko cyakabiri turagijya ariko rero gitafura ko kukubesha ariko kukubesha uyu si umuhanzi
muri social media amaze iminsi 2 ari kuza avuga uretse ntago ari ishari oya ntago ari ishari Gitafu ni umwana mwiza mu kibwiriza cy'Imana aje ngo satani kanyoko vanone bijyane nayo izamu jana Gitafu mukanya polisi y'u Rwanda imaje gutangaza urumva ko hataye umuhanzi ari wese witwa Babu ramwibuka ku bwa kera ari umuhanzi kwitwa w'inzobe umeze nk'umetisi ari wese ramuzi ndamuzi n'inshuti yanjye cyane bagiye ahantu bakora ibirori babaha amafaranga bajya mu kabari runaka baranywa bararya ariko n'abagenzi babo benshi bajyatandukanye banywera miliyoni 8 subhanallah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un barangije babishyuje bateza akavuyo polisi igiye kubajyana iti basangamo numva urugero rurerure runini rw'ibiyobyabwenge ubu bafungiwe kuri gereza ya Remera abasitari barimo kwitwara nka gutya berekana urugero rubi burababwira iki ngo banyweye ibiki banywere miliyoni 8 none se ibyo biyobyabwenge babasanzemo nyine ko bakoresha ibiyobyabwenge ku kigero cyo hejuru ku buryo nyine ngo ni amayoga numbaze ni cannabis numbaze ngo ni ibiki kuko baracyakorerwaho iki iperereza yego bitwaye ngo ni abasitari ngo bari basinze bereka abasitari nk'abo ngabo yego we kaskiragiye we mufate babo fata igisambo kasi karitwaye mu matari mbega ibintu bibere ku nganje we babonye Sitari mayumvishije suwa mutuvuga yitutse se uramaga avanze satani kanyoko none ibintu mukoreye shitani nta muntu yituka ngagira amahoro yego abo basitari bitwaye gutyo bakaba bataye muri yombi muri umunsi wa kabiri twamanje kubabona ku mugango n'amagambo bavuga ngo bafunzwe ariko tutabizi neza ariko polisi y'u Rwanda igira gute irabyemeza aba basitari baterekana urugero rwiza kejo bundi uno bita Babu yari avuye mu mbese ujya mu bikorwa byo kuvuga ati uzaba urihe rugero mu ngando bakakwigisha iki kuko kuba urugero rwiza ku bantu ukaba yaragiye mu kabari akahita bagusa ukajya ugasina n'ibiki bagahita bagusanga noneho ko ukoresha ibiyobyabwenge ku kigero cyo hejuru urabavuga iki aliye wizo no mushuti yanjye cyane nyine muzi ndirimbo bajya irima nziza ukuvuga ngo biriya byabaye n'igihe wasanga n'abanyamakuru bafashe inkuru bakayikururiza cyane kugira ngo batwike kumvisha abanyamakuru ndabazirega namwe abanyamakuru mufata inkuru mukayeditinga mukayigira akantu kagashishimo kakagira envelope kandi yarishaje umva gato hose ikaze kwisanira uretse wumve sinzi wabwiye abahanzi ko ku muhanzi bigendana no gufata ibintu bikomeye nk'ibiyobyabwenge kugeraho rwose n'abakobwa b'abahanzi babyishoyemo umuhanzi Ariel Ways ndetse na murumuna we Babo barafunzwe bazira gukoresha ibiyobyabwenge umuvugizi wa polisi y'u Rwanda ariwe ASP Boniface Rutikanga niwe bitangarije itangazamakuru yego ko bataye muri yombi wumvishe iki icyo numvishemo nyine ubwo nyine byabaye ariko wenda urumva niba ari uwo mupolisi nyine wabitangaje ni umuvugizi urumva ni inkuru iri official yego nukuvuga ngo rero biriya niba byabaye nta kindi cyo twabikoraho gusa ni inshuti zanjye ndabakunda cyane ariko nyine bandavuga nk'urugero nyine se bakatwa turugero rwiza se nk'abahanzi abahanzi se urugero rwiza ku bantu babakurikira yego agakanya ushaka kuvuga amagambo mabi urumva kandi uri hit yego ugasanga uteye virusi mu bantu oya ahubwo waburi n'umurozi yego ntago twe dukina abantu bazakura gasosiyete akwiye gukorwa iki rero ku byamamare byagakwiye gutanga urugero rwiza ejo ukabasanga muri droge polisi yafasha abanaba polisi yafasha abanaba abenshi n'abastari abari n'abahanzi kuri wowe nk'abo urimo kuzamuka cyangwa n'abandi niwe butumwa batanga ubutumwa batanga no kwirinda nyine ibiyobyabwenge kuko ubundi umuhanzi aburi urwandiko rusomwa na buri wese nyine ubumeze nka pasiteri aburi urwandiko bukenewe na buri wese umuntu wese yifuza gukora na muntu yifuza ko muganira umuntu yifuza ko mugira yewe n'ukuvanga no mu bagendana baba bakwifuza niyo mpamvu nyine umuntu w'umusari abasabwa nyine gutanga urugero rwiza kwirinda ikiyobyabwenge n'igisa n'ikiyobyabwenge cyangwa se gukoresha bya bindi bita ngo urusobe rw'ibiyobyabwenge n'ibindi bisa nkabyo ibyo
ibyo byose tuba dusabwa kubyirinda nyine tukanywa amazi buzi kugira ngo na fanta ukayanywa fanta nayo irasindisha bura nubwo nyikunda ngewe koko na fanta unywe fanta bone bwa shidoka wasinze urumva rero twige twinywera amazi wishobora kwinywera nk'amazi y'inyange ubuzima bugakomeza kwinywera amata y'inyange ukisindira nayo kuvuga kwisindira amata ni ukuvuga ngo nyine ukanywa amata ni ukuvuga ngo icyo ubusabwa rero ibiyobyabwenge ntabwo bikuriye muri society kuko urumva nyine haraba urubyiruko rwinshi barushaka kwigira ku bastari runaka kuko umusitari niyo wakorora ibyo byonyine n'inkorora yawe ishobora kuzamuka umuntu akajya yigana ukuntu ukorora ubwo rero biba bisabwa kugira ngo wirinde ikintu cyatuma nyine muri society bigaragara nabi Imana nanjye bimfashemo reka nkubaze utuntu tubidusoza ejo nakubonye muri Genesis ariko haraciyeho iminsi bo bita Mitsutsu yagiye gusa nkaho yasetsa abantu nkuko abashekeje nyashiza akanya kuko baje kuri moto mbona hano hose batinyana aba Benovia hashize akanya mbona aba Benovia batanye kumena casque nyuma beraza ubu ngubu amakuru ariho nuko Mitsutsu arimo gutangaza yuko uramupeta mushije ngo nuko agiye kwamamaza iki yaji undi akayita ngo yagiye kwamamaza Super Deep ari byinshi yavuzeho birakwiye yuko mugenzi wabona ari hiti cyangwa akajya kwamamaza byo yamamazamo bitunze umuryango we naye umutunze nk'umuntu avuye kure wowe ukaba wenda warumaze iminsi myinshi muri iyo kampani undi akaje nko mutumirwa birakwiye kuba yamusebya bigeze hariya agasebya ninde ubwo nimo ndavugura mu byo sinama kuko Mitsutsu urumva ni niga yanjye urumva umuntu avuye mu bumotari abundi umuntu wundi yo ndi mu kiga mu kanya ndaje nkuvugisha muhungu ndi mu kigano ndakuvugisha mu kanya urumva Mitsutsu no muntu wavuye mu bumotari yego arya hiti azana content arakubita kuba arije kwamamarizamo hariya muri Genesis kandi nyiri Genesis nta kibazo yagize ahubwo karya rugo nka karya rugo ya nyiri Genesis yagakwiye kuba yavuga ngo Mitsutsu ngo yamamaje ngo Super Deep ngo yamaze ngo muzimiza amata bitari bikwiye kiri cyo utangaza kuri bano bagenzi bacu badufite amashari ngo iyo nkuru sinda yumva neza ngo Mitsutsu ngo yabaye karya rugo ya Genesis ni ukuvuga ngo hari karya rugo iri muri Genesis navuze izina ariko no Mitsutsu iyo ngo bayita karya Genesis niba koko ntabwo karya Genesis ni karya Genesis yewe karya Genesis rero niyo yagiye kwa Irene ivuga amagambo atari meza kuri Mitsutsu wagiye kwamamazamo ngo Super Deep ngo n'amakanira akaba nacyo tamamariza urumva ino energy drink niyo yagiye kwamamaza yego nyine kwa kuntu nawe wari kuzamuka kwa nawe ufite igikombe cyaba cy'icyayi tutazi birimo mukaru yawe mukaru yanjye niba Merci yarenyweyeho mani ya mukaru nubwo nze n'abana bayinzaniye hano tutazaba bamvangira ngo ngiye ngo ni mukaru bafata amazi ukakira mu isafuriya ukakiramo amajyana ukanywa ira mukaru sinzi ukuntu byanateguye yari mukaru iri na normal nese ne umuntu ajyanyemo ji ya energy bikwiye yuko uraka Genesis avuga ngo Mitsutsu ngo yakozemo amakosa akanamusebya bigeze hari erega mwebwe banyamakuru njyari ibintu by'amuntu mumbaza nanjye bikanacanga cyane iteka social media zishingiye ku bintu utamenye ubwoko mwatwitse mwababutse nako mwatwitse mwanajimije ni ukuvanga iranguru ya Mitsutsu ntabwo bira bintu ntabwo ni ibintu bitumvikana neza cyane ni ukuvanga ni nkuko Mitsutsu byamutagahinda kandi koko sibyo nyine urumva nawe niba kampani ko umuntu wabone mu kurya imvange urugero rutoye waburya imvange sibyo imvange urazibona umuntu akaza kuvuga ngo ibyo ngibyo urarya ni ibiki urumva kandi wabihashye cyangwa n'uwabiguhaye ukaza kubisebya kandi urimo kurya imvanye n'urugero urumva nyine icyo bintu ukuntu bimeze n'ukuntu bihagaze ngiye ndumva tutakwirwa tubikopeningaho cyane iyo topic tunayihorere kuko urumva nyine byarabaye barasebajije kandi abanyamakuru mamujyango nizo kuvuga n'ibyo nakabaye mvuga kuko Mitsutsu n'umuntu nawe urabizi uko nawe yarakoze pe niba kari akantu karabaye ko kuri muri Genesis Comedy naga abanyamakuru mwakabaye mukazamukiraho ngo mufate Genesis Comedy mugira envelope mwongeye muyigirisha Genesis n'ahantu
danje ariko nyine niba mitsutsu yagiye amatara bakazimya uko kwamamaza za supadipo zikaba ntago ari impamvu zakabaye wenda biba inkuru ndende cyane mwakamuyikasoringa mukayifata mukamufata ahubwo mufata imitsutsu ni twitse ndabizi uko nyine bikubwira ngo kwamamara si ikintu barakuvuga waba wariye baravuga utariye baravuga wajyamye baravuga utajyamye baravuga waraye imihanda baravuga ati wavuye imihanda baravuga warongoye baravuga utarongoye baravuga ni ukuvanga abanyamakuru nyimwe nibyo nyine baba babimuvuza ariko wenda iyo nkuru nago ndumva wenda twisoreza tuzagaruka mu kindi kiganiro cyacu tunameze neza cyane urabona ngende umusiramu yego niba wari umusiramu yego wenda nubwo wabivuyemo ngo kubera impamvu ndagukurikirana cyane pe ndagukurikirana cyane pe niwe murongo muri korowani udashobora kuzibagirwa bakugire akamaro mbere yo kwenda uva muri ntabwo ngiye manu uva mu bisilamu mani buriya ndabizi ibyo bintu nari mbizi ko nzabibazwa mani hari n'abantu bajya bambwira ngo umunsi wapfuye ngo bazagwamba gute abantu bitangira kunzika narapfa none ni kuvuga ngo ngewe nabisobanuye kenshi navuze navutse ku madini abiri mama yari umusilamu papa ari umurokore nge nakuze byose mbikunda ni ukuvuga ngo ngera kumbwira ngo navuye mu busilamu nge nitwa na Nshutimana Amuza mani nge kuba ubusilamu mbukora cyangwa se yes ni ukuvuga ngo ubundi abantu mujye mwicara mubaze murebe munogese neza murebe ese Muhammad na Yesu bapfiki nihe bifafitanye ku buryo ni bamwe bose baje bari mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam bari n'umugisha yego namuha nuwo Yesu ni numwa y'Imana ni Isa bin Maryam ubundi ahantu bitandukane nuko Islam ivuga ko Muhammad ni numwa abandi bakavuga ko Yesu ari umwana w'Imana nicyo kintu cyonyine bapfa kuba Yesu iyo Yesu ari numwa nk'abandi bose izi bifu nago zakabaye zibaho ariko nago twakabaye dushinja ku madini ngo idini runaka ngende umusiramu ninapfa muzashyingura mu gisilamu cyangwa muzashyingura uko mushaka ariko jewe tuzagushyingura mu isandu muzakuri ibyo mushaka mani mwashyira mu gisilamu mwashyira mu isanduku nzaba nigendeye ngiye byanyu ntabwo bizabindeba ibyo mwakimbizi ariko icyo mpamya neza ngiye navukiye mu madini abiri ni amahitamo mfite yo guhangana n'ibyo bintu nta buryo nafitemo nabyikuraho mama wanjye ni umusilamu papa ni umurokore nawe uciye muri icyo kimburu muri ritavu wabigenza gute wahangana n'ibyo bintu gute njyewe mujye mumpabara cyane byo kumwa ngo navuye mu busilamu ntabwo bindeba ibyo bintu njyewe ndi umusilamu kuko n'izina ryanjye riko risobanura ni Amuza yes papa yise na Nshutimana mama nyita Amuza ese kubera iki twihebye imitima yanyu yishwe n'agahinda ese n'ubwoba bw'urupfu cyangwa iminsi yababereye ingume isezerano rya kera rizasohora kuko iby'Imana ntibitinda na gato wirirwa ku biriyo by'abandi nawe icyawe kizitabirwa yego gripo nanjye ndi umutafu ku mutima ndi umutafu mu maraso umutafu wose uyu nguyu uyu bamwita Babri twarakuranye twasangiye insenda twasangiye za mukaru yabanje hano ku mukaramba nabanje guhereza ajya mu Gitega hari kuri telefone yangaho yego niwe muntu wazanye kara kabaro ngo Kosovo kuri mukaramba yitwa muri Kosovo urumva Babri gripo Babri kabisa yongera dukora umuziki rwose nubwo wabuze ongera ugaruke oya Babri garuka wakini urimo wowe yabizi indirimbo waduhaga wakinuwe garuka mu kibuga wongera wandiki abana bararyamye bongera ukangure akandi ko akandi mukaje pe kandi ukunda nakanya kwigendera aruhukira amahoro kandi bakwihanganisha umuryango n'abatafu bose muri rusange nake ngo twisoreze ikindi kiganiro tuzagaruka kagaruka akara kayimo kavango turi mbaho zaba turiho naho tuva kuba tutavuga so kwimitwiri mu busa mu buzima buryo umugabo arimenya buryo imitima yacu yuzuye amaganya akamika muntu n'umutima we twambare gusaza tutanduranya umenye ibyawe hingo silenge zaduka umwami yakuye busente sinzu zabaze ukuntu twageza Nyabugogo tukamanuka nibirebire ngenye na comedy nago ndo muririmba yes man barinda nayo kumwe na Gitaf ni Kigali News 5 cheke tuzatina n'abana ukina n'abanyina soratanu ese waje ukina n'abasa kujya ukina banyina nibo beza abana n'irivu wakine abana bakere batoya ndagukaravye najya nyina n'abasi nago nakina n'abanyina mu bice bigiye bitandukanye imana barinde papa yego